akenshi ikiremwa muntu gikunda ibyiza nubwo ibyago bijya biza. Gusa ubuzima bwiza kenshi bemeza ko ukunze kuba buri mu mijyi kuko ari naho hakunzwe guturwa n'abantu benshi mu rwego rwo kwegera ibikorwa remezo. Mu mijyi niho abantu bakunze gukorera ibyaha by'indengakamere. Sodoma na Gomora ni imijyi yamenyekanye cyane yaba muri Bibiliya ndetse no mu bitabo by'amateka y'imijyi ya kera. Gusa ikizwi cyane kuri yo ni amahano ndengakamere yahaberaga byageze aho Imana isaba byibuze intungane 10 ngo niharimbure, ariko Aburahamu arababura uretse abo kumwishwa we Loti. Nabwo wabasha kumva iyi nkuru ngo uvuge ko ari ubwa mbere wumvise inkuru y'iyi mijyi. Ushobora no kuba uzi byinshi kuri yo kundusha bitewe n'ibyaha by'indengakamere byari bikabije. Imana yabahaye igihano cyo kurimbuza iyi mijyi imvura y'umuriro. Muri Bibiliya Itangiriro igice cya 19 ku murongo wa 24 hagira hati maze Uwiteka agusha kuri Sodoma ni Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru. Ku murongo wa 25 naho hakagira hati atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abagituyemo bose n'ibyameze ku butaka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Aho iby'Imana yabahoye ntabwo byari bitandukanye cyane ugereranyije n'ibyo tubona ubu. Ese mujya mwibaza impamvu twe tutarimbuka? Ayo mahano yaberaga muri iyo mijyi usanga hari aho bigenda byisubiramo ndetse rimwe na rimwe birengeje ibya Sodoma na Gomora. Ese ibyo bamwe twita amahano abandi bakabyita gusirimuka byaba biterwa n'uburyo iterambere ryihuta. Ubwo rero usanga abantu bataye ibyo baba bigishwa n'intumwa zitangaza ijambo ry'Imana hanyuma bagakora ibyo badukanye cyangwa se bakuye ahandi. Iki kiganiro kirakujyana mu rugendo rutari ruto mu mijyi igera ku 10 igaruka cyane ku bitangazamakuru nk'imijyi yuzuyemo amahano. Abandi bati ni imijyi ikwiye gusurwa kuko itagisinzira. Ku mwanya wa 10 turasanga New Orleans iherereye muri Amerika mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Amerika ndetse na Louisiana. Niho uzasanga uyu mujyi utajya usiba ibirori by'ubwoko butandukanye. Hanze mu mihanda mu tubari uhasanga abantu n'ibyo kunywa byabo. Mu mujyi wa New Orleans haba n'icyo bita Mardi Gras. Iri ni nk'iserukiramuco aho usanga abantu baba bambaye imyambaro idasanzwe itangaje. Bikorwa hizizwa uburumbuke ahashyira mu gihe cya spring. Ibi kandi n'igihugu cya Brazil kirabikora. Ku mwanya wa 9 turasanga Manama Bahrain. Bahrain bivuga inyanja ebyiri. Iri ni ijambo ry'icyarabu ryabaye izina ry'igihugu Bahrain. Mu burasirazuba bwo hagati Middle East habarizwa ibihugu byinshi bigendera kuri Sharia, amategeko y'idini ya Islam. Gusa ntabwo bibuza Bahrain gukomeza kugendwa n'abaturuka mu bice bitandukanye by'isi abatajyanwe n'ishoramari gusa, ahubwo bakurikiye n'ibirori bidahumuza bibarizwa mu mujyi wa Manama Bahrain. Bivugwa ko mu gace cy'igihugu giherereyemo ari cyo gifite ububasha bwo gukoresha ibisindisha alcohol. Ibyo bigatuma baturuka i Burayi bahakunda cyane dore ko afite n'ishusho nziza no mujyi uhora waka. Ikinyamakuru dukesha iyi nkuru kigaragaza ko kandi abo wagereranya nk'indaya z'umwuga baboneka cyane muri za hoteli zo muri Manama. Ku mwanya wa 8 kuri urutonde rwacu turasanga umujyi uherereye mu Bushinwa uwitwa Macau. Macau mu busanzwe ntabwo amategeko y'Ubushinwa yemerera abaturage bayo gukina imikino y'urusimbi. Gusa ntabwo bibuza abantu baturutse mu duce dutandukanye kuza bagana inzu zikinirwamo iyi mikino z'abakire bakomeye, yewe banagera no muri Hong Kong. Ibyo ntibihagije kuko bagerekaho no kuba bafite ibikorwa by'uburaya muri za hoteli zikomeye, amazu ya sauna na massage, utubyiniriro, inzu zicuruza abakobwa ndetse na za casino. Macau bamwe bayifata nka Vegas mu Bushinwa. Ku mwanya wa 7 turasanga Rio de Janeiro muri Brazil. Buryo biba byiza iyo ukora ikintu bizi neza ko ntawuza kubiguhanira. Aha ntabwo bigeze babuza abantu gukora uburaya. Mu yandi magambo uburaya buremewe ubwo n'abagura indaya ntacyo babatwara. Iki gihugu gikikijwe n'ishyamba rigari ku isi, inyanja ndetse n'umucanga. Uhasanga abantu benshi bahasokera bitewe n'uburyo habera ibirori bitandukanye ahanini by'iserukiramuco. Ibirori byaho bitandukanye n'iby'ahandi kuko usanga aho higanje abantu benshi basa n'abambaye ubusa kandi bagenda mu muhanda. Ibintu bitangaje cyane. Gusa ibi nubwo binyura mu maso y'abatari bakeya haboneka n'ikitari kiza kuri bamwe. Uko wumva kogosha umusatsi ari ibintu bisanzwe, ni nako muri Janeiro bisanzwe mu kongera cyangwa guhindura uburyo umuntu agaragaramo bizwi nka cosmetic surgery. Abantu b'i Janeiro ni abantu bakunda kwita ku migaragarire yabo cyane. Uwavuga ko bikunda yababeshye se. Mwanya wa 6 turasanga umujyi wa Moscow.
mu Burusiya. Bimwe mu bintu biza vuba wumvise iki gihugu ni nk'ibihe ngeni nk'ubukonje bw'urubura n'inzoga ikunze kuvugwa aha izwi nka vodka. Utubyiniro muri iki gihugu ni akayabo, injyana zo ni nyinshi zishoboka zose ziracurangwa. Gutarama no kwinywera ni umuco, uhasanga abantu baturutse mu bice bitandukanye by'i Burayi baje kwinezezereza hano. Gusa ntabwo ibikorwa by'uburaya byemewe muri iki gihugu, ariko ntibibuza kubona abakobwa bicuruza yaba hanze ku mihanda cyangwa se mu tubari tuba turimo abakobwa baba bambaye utwenda tw'imbere gusa, hazwi nka strip club. Ku mwanya wa gatanu kuri uru rutonde rw'imijyi iberamo amahano menshi ku isi turasanga Berlin muri Germany. Uyu mujyi wa Berlin uzwiho byinshi ahanini mu nama zikakaye zagiye zihabera. Nk'inama yo mu 1884 mu 1845 yahuje ibihugu bikomeye by'i Burayi ngo bigabane ibice by'umugabane wa Afrika. Uyu mujyi wa Berlin ubu ufatwa nk'icyitegererezo mu bikorwa by'uburaya mu Budage. Amasaha ni 28 nk'akandi kazi kose, usanga yaba ku manywa y'ihangu ndetse no mu gicuku kinihira muri uyu mujyi abantu bigurisha n'abandi bagura nyine. Gusanga abanyepolitike bakomeje kurwana n'iki kibazo ko abaturage bamwe bavuga ko babangamiwe n'uburyo usanga abantu barimo gusambanira mu nzira, mu busitani n'ahandi haba hadakwiye. Ku mwanya wa kane turasanga umujyi ukundwa n'abatari bake, yaba bawuzi n'abatarawubona bose bumva bashaka gukandagirayo, ku buryo ubajije nk'umuntu ukamubaza ati se wumva ugeze muri Amerika umujyi wajyamo ari uwuhe, ukubwira ati ni Las Vegas. Kuri uyu mwanya wa kane turasanga umujyi wa Las Vegas uherereye muri Amerika, umujyi bamwe badahwema kwita ijuru ry'abanyabyaha. Vegas ni umujyi udashobora kubura umuriro n'amazi. Impamvu ni abantu bawubamo barenga miliyoni 2 n'imisago. Byibuze abantu barenga miliyoni 42 basuye Vegas mu mwaka wa 2018. Muri Vegas wasanga inzu mpuzamahanga zikinirwamo urusimbi ku buryo bukomeye, utubyiniro two mu rwego rwo hejuru, utubari tubamo abakobwa bambaye ibyo wagereranya n'ubusa n'ibindi byongerera uyu mujyi kuba uwa kane mu mijyi iberamo amahano menshi ku isi, ukaba n'umujyi uberamo amahano menshi muri Amerika. Utwo tubari tw'abambaye ubusa ntabwo ducuruza abantu, ahubwo iyo usohotse umuntu agukurikira inyuma agusaba ko yaguherekeza. Impamvu ni uko mu mategeko yabo ntabwo buraya bwemewe. Ku mwanya wa gatatu turasanga umujyi wa Amsterdam muri Netherlands. Uyu ni umujyi wuzuye mu duce tuzwi nka Red Light District, akaba ari uduce tuberamo ibikorwa by'uburaya mu buryo bukomeye. Nkaho bidahagije, aho bushobora kubona ikiyobyabwenge cya marijuana mu kawa, mu mugati, muri keke, mu cyayi, mu isigara cyangwa se mu isosi. Ibi bituma baturutse amahanga bifuza iki kiyobyabwenge bagana uyu mujyi ari benshi. Nk'uko wumva mu Rwanda baza bitewe n'uko dufite ingagi cyangwa se ari igihugu cyiza kibereye gusurwa. Gusa marijuana ntabwo ari cyo kintu gihambaye cyonyine wasanga muri Amsterdam, kuko muri twa duce twise Red Light District ho uzahasanga abagabo n'abagore biteguye imirimo. Mbega ubu ni uburyo buzimije bwo kuvuga ko uburaya ari nta kibazo muri Amsterdam. Ku mwanya wa kabiri turasanga umujyi wa Pattaya muri Thailand, mu majyepfo y'iburasirazuba bwa Aziya, mu birometero 90 uturutse mu mijyi ihoramo urujya n'uruza rw'abantu mu mamodoka, amapikipiki, amagare, abagenda n'amaguru, niho usanga uyu mujyi wa Pattaya. Iyo ufashe inzira ikwerekeza hitwa Walking Street ubusa n'ugiye mu bibazo, kuko uretse utubari n'utubyiniro bitanga ibinyobwa na muzika, wasanga n'abakobwa basa n'abambaye ubusa bahagaze mu mihanda, nka kurya ubona ibishushanyo bambika imyenda ku maduka, gusa bo baba ari benshi kurusha biriya bishushanyo ubona ku maduka mu mujyi. Ku mwanya wa mbere kuri urutonde rwacu rw'imijyi iberamo amahano menshi ku isi turahasanga umujyi wa Tijuana uherereye muri Mexico. Umujyi winjiramo umaze kwambuka umupaka wa Amerika na Mexico. Ikijyanye n'umutekano ntabwo kibarizwa mu bikenewe bya mbere. Ni mu rugo rw'utubyiniro twa nijoro, utubari, amazu ya za massage, iwabo w'ibyo kunywa nka tequila ndetse n'ibiyobyabwenge birahaboneka ku bwinshi. Umwuga n'ibikorwa by'uburaya biremewe kugeza aho usanga hari n'uduce tuzwimo ubu bucuruzi ku rwego rwo hejuru. Ugeze Tijuana ntiwahabura ibinini banywa, inshinge bitera birimo ibiyobyabwenge. Umujyi uberamo amahano menshi ku isi. Iyo ni imijyi 10 iberamo amahano menshi cyane ugereranyije n'indi mijyi yose uzi ku isi. Tijuana ikaba ari iza ku mwanya wa mbere. Iyi ni Story House, njye na Litiane Mahirwe, kanda subscribe tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Imana ikomeze kubarinda.